amara iminsi 3 bacunga ngo barebe yuko umwuka uhera. Ngo ijuru riramusura riramubwira ngo dushingiye ku mirimo wakoze, tunashingiye kuri umugeni mwiza, twakagutwaye, ariko abana 5 rero ntabwo umugore wawe yazashobora kubarera. Genda ukomeze uturerere, tuguhaye amnesty, tuguhaye ubudahangara, tugusubije ubuzima. Yaje kubivuga mu rusengero ku Muhima afite n'imbago, avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo icyambabaje ntabwo Imana yigeze imbwira ku bana nabyaye, ahubwo yambwiye kubona nitaho ndera batarabanje. Shaze kubwira iki? Hari ibintu abantu bakora bakibwira ko aribyo bizabarokora. Ibyo bintu byawe byo kwizenguruka izo nyungu zawe zitarimo inyungu z'Imana ntabwo zakurokora ku munsi mubi, ariko ikintu uzakora kubw'inyungu z'Imana, Imana izagishingiraho ikurokora akaga n'amakuba, izagishingiraho iguha umugisha mu rugo rwawe, izagishingiraho irokora ubugingo bwawe, izagishingiraho ikubaka, izagishingiraho igira ubusabane nawe. Ibyo ni ukuri kw'ijambo ry'Imana, ibintu bitarimo amarangamutima ngiye gukwiye kuvuga muri iki gihe. Bakirisito tugana mu ijuru, muze dushikame kw'imiraba iri mu rugendo. Uhawe ikaze ku munsi ibibazo byo muri ubu buzima ntabwo birangira, bihindura isura kimwe kikavaho hakaza witindi. Ayirwa amatana nawe Yesu, akagendera mu ijambo ryawe, n'amakuba n'icamugongo bije byo ntabwo bizamuhindura, kuko umutima uba ufite ibanga ryo kurindwa no kurwanirwa. Nongeye kubasuhuza. Yesu ashimwe bene data. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana dusanga hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, ibice byaho ni 21 umurongo wa 18 kugeza ku wa 22. Ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi buriya duhawe umugisha ukomeye kuko tugiye kusangira na Kristo. Ni ijambo ry'Imana rivuze ngo bukeye bwaho mu gitondo kare asubira mu murwa, arasonza, abona umutini iruhande rw'inzira, arawegera asanga utariho imbuto keretse ibibabi gusa. Arawubwira ati ntukere imbuto iteka ryose. Muri ako kanya uruma. Abigishwa babibonye baratangara bati mbega uhereye ko wuma? Muri ako kanya Yesu arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko mufite kwizera mudashidikanya mutakora nk'iby'umutini gusa, ahubwo mwabwira n'uyu musozi muti shinguka utabwe mu nyanja, byabaho. Kandi ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa byose. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Pasiteri Moise n'ubundi nk'uko bisanzwe. Bene data, iri jambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo uriho kubera impamvu, nturi umutako gusa. Bishatse kuvuga ngo Imana igushyiraho kubera impamvu. Imana iguhamagara kubera impamvu. Impamvu y'Imana kuri twe irahenze cyane, kubera ko Imana iyo iguhamagaye ntishobora kwibeshya. Ibintu byose Imana ikoze ibikora mu mpamvu zayo bwite. Ndashaka kuvuga iki? Imana iguhamagara
yari bizi neza ko hari icyo uzayimarira. Yego, ko muri uru rugendo muzasanga abantu bose Imana yagiye izigama ari ukubera umumaro w'icyo bari bayimariye. Ndagira ngo mbanze nkubwire iri jambo, ari nabyo abantu benshi bakunda no guhagararaho, ariko bakabihagararaho nabi. Umuntu ugasanga arakubwiye ngo kuba Imana mwaravuganye, kuba ufite amasezerano, kuba unakijijwe, ngo ntibyakuraho ko Imana yagucyura, ngo kubera yuko Imana ikunda ubugingo kurusha amasezerano. Ibyo bintu ndabyemera, ariko n'inyigisho abantu bigisha, ariko bakanirengagiza icyo bita gushaka kw'Imana, kibagiza gushaka kw'Imana, ko Imana yo, Imana dusenga, ifite ubushake. Ni nayo mpamvu abantu bakwiye kubimenya, burimo n'umutima wa kibyeyi, burimo umutima wa kibyeyi. Umubyeyi iyo afite umwana umwumvira, amuhozaho umutima. Nawe niba ufitiye Imana umumaro, izaguhozaho umutima. Kandi niba udafite imibare yo kuyitoroka, Imana yonyine yagucyura vuba gusa, kubera ko ibona ibintu ugiye kunyuramo bishobora guhitana ubugingo bwawe, ikabikorera kugira ngo igutabare, yamaze kukureba ku munzani wo kwihangana, wo gukiranuka, mbese igasanga aho ugiye kwinjira ntabwo uzahasohokana ubugingo, ku nyungu z'ubugingo bwawe no ku nyungu z'umunyago w'Imana. Imana yagukura inaha ngaha. Ariko ntuze kumbwira ngo mu gihe cyose ufitiye Imana umumaro, Imana ibona hari ibintu wayikorera, Imana ibona uri mu kazi kayo, ngo wibwire ngo Imana ihita igushyiriraho iherezo rigutwara. Reka da, ndabaha ingero zo muri Bibiliya. Hari umuntu witwa Hezekiya. Hezekiya yari umwami, ariko wakoze ibintu byananiye abandi. Ngo akijya ku ngoma, yasanze ise yari yarashyizeho uburyo ngo basengaga ikigirwamana. Ikigirwamana basengaga rero cyari ikigirwamana cyitwa Ashera. Hakaba n'inzoka Mose yari yaracuriye mu butayu, ubwo baribwaga n'inzoka z'ubusabwe, ngo nayo bari basigaye bayituriye amaturo bakayonsereza imibavu. Byumvikane ko bari baramaze kwigira ikigirwamana. Hanyuma ngo Hezekiya kijya ku ngoma, afata ibyo bigirwamana byose arabihombagura, arabisenya, aravuga ati Mana ntukabure icyubahiro ndiho, ntukabure amashimwe ngihumeka, ntukagereranywe n'ibishushanyo nkuzi nk'Imana ikora. Ndakuzi, ntabwo nkwitiranya, ntabwo uri Imana isa n'abantu, ntabwo uri Imana yagereranywa n'ibintu babumbye, ibintu bacuze by'ibicurano. Arabisenya, arabiritura, kugira ngo wumve ko Imana imuvuga neza. Bibiliya iramuvuga ikavuga ngo mu babanjije, mu bami bose bamubanjirije no mu bami bose bamukurikiye, ngo nta n'umwe wigeze akora imirimo ingana n'iyi. Ni ijambo rimwe gusa rivuga ngo Imana yari yaranarije imirimo ya Hezekiya. Haleluya, yari yarayanarije. Ni ijambo rero rivuga ngo nawe ibyo ukora Imana irabyanariza. Uyu Hezekiya, Imana yanariza iyo mirimo ye. Yatumye Yesaya iramubwira ngo subirayo, ko yarayibwiye ati rero Uwiteka, nagiraga ngo nkwibutse ko ari njye warimbuye bya bigirwamana, nagiraga ngo nkwibutse ko ari njye wakoze ibi n'ibi, nagiraga ngo nkwibutse ko mu nyungu zawe nahagaze aha ngaha, nagiraga ngo nkwibutse ko kuri wa murimo ntabwo nagutengushye, nabanye nawe. Imana ishimwe. Aya magambo arayavuga, aragenda akora ku mutima w'Imana. Imana ikorwaho,
irangije iravuga ati ntaba nikoze mu nda, ntaba nishe umukozi, ntaba nikuyeho amaboko. Ninde wakubeshye ko Imana yakwikuraho amaboko? Oya, abo bigisha babigisha gutyo bazasome Bibiliya bamenye icyo Imana ivuga. Abantu babika abandi mu bwoba, reka da, nibyo mu isi turi abashyitsi n'abimukira, ntabwo ari iwacu. Ariko iyo tugifitiye Imana umumaro, Imana iraturinda. Imana ishobora kutakurindira abana wabyaye, ikakurindira urubyaro urera. Kubera yuko njyewe nzi umuntu twahuriye mu materaniro, yari agiye kurangura i Mombasa, akora impanuka ikomeye, ajya no muri koma, amara iminsi 3 bacunga ngo barebe yuko umwuka uhera. Ngo ijuru riramusura riramubwira ngo dushingiye ku mirimo wakoze, tunashingiye kuri umugeni mwiza, twakagutwaye, ariko abana 5 rero ntabwo umugore wawe yazashobora kubarera. Genda ukomeze uturerere, tuguhaye amnesty, tuguhaye ubudahangara, tugusubije ubuzima. Yaje kubivuga mu rusengero ku Muhima, afite n'imbago, avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo icyambabaje ntabwo Imana yigeze imbwira ku bana nabyaye, ahubwo yambwiye kubona nitaho ndera batarabanje. Shaze kubwira iki? Hari ibintu abantu bakora bakibwira ko aribyo bizabarokora. Ibyo bintu byawe byo kwizenguruka izo nyungu zawe zitari inyungu z'Imana ntabwo zakurokora ku munsi mubi. Ariko ikintu uzakora ku bw'inyungu z'Imana, Imana izagishingiraho ikurokora akaga n'amakuba, izagishingiraho iguha umugisha mu rugo rwawe, izagishingiraho irokora ubugingo bwawe, izagishingiraho ikubaka, izagishingiraho igira ubusabane nawe. Ibyo ni ukuri kw'ijambo ry'Imana, ibintu bitarimo amarangamutima nibyo dukwiye kuvuga muri iki gihe, nubwo abanyamarangamutima bagwiriye. Hanyuma Hezekiya avuga ngo genda umubwire ngo kuri ya myaka wari buzabeho nongeyeho iyindi 15. Bivuze ngo yari imukase imyaka, usibye kumusubiza igihe cye, imwongereyeho n'iyindi myaka 15. Niwe muntu mukurama ko hiyongeyeho indi myaka. Niba yari murame 65, hiyongeyeho 65 n'iminsi 15, kuko ari Imana yari ibivuze. Imana yawe ukorera ntabwo ari bayari, ntabwo ari bayari. Rero uriho kubera impamvu, tubanze tubiganireho neza. Ntabwo uriho kugira ngo ubu umutako, Imana igushyiriyeho impamvu. Hanyuma icya kabiri, iri jambo turimo tuganira ni inkuru zivuga ku giti cy'umutini. Iki giti ngo cyari kiri ku nzira, ariko Imana idutabara. Ngo iki giti ngo bukeye Yesu arasonza, ngo bukeye bwaho mu gitondo kare asubira mu murwa arasonza. Ni ijambo rimwe rivuze ngo Yesu asonzeye imbuto zawe. Yesu arazisonzeye. Ibintu byose ukora umenye ngo Yesu hari inyota y'imirimo yawe afite, hari inyota yawe. Yesu asonzeye ibikurimo. Yesu asonzeye kumva uri kumuhamya, asonzeye kumva uri kubwiriza, asonzeye kumva wera imbuto, asonzeye kumva ubwira abari hafi n'abari kure ko Yesu akiza. Imana ishimwe. Yesu asonzeye imbuto zawe, Yesu asonzeye ibikorwa byawe, Yesu asonzeye gukiranuka kwawe, Yesu asonzeye kumva mu matwi ye uvuga ngo naho yanyica nzapfa nyiringiye, kandi ibyiringiro byanjye nzabimanukana. Yesu asonzeye kumva uri guhamya mu batamuzi, ubabwira ngo Yesu azurira abapfuye, uvuga imirimo yagukoreye. Yesu asonzeye kumva ubwira abantu rwa rugendo rukomeye mwanyuranyemo. Yesu asonzeye mu matwi ye kumva uri kumubwira ngo nakoze neza imirimo yawe, naguhamije abantu bareba nabo batareba. Yesu asonzeye kukumva ubwira abasambanyi ngo
natwe twarasambanaga Yesu aradukiza turabireka. Yesu asonzeye kumva ubwira abantu biba ngo ni mubihagarike, Yesu arakiza. Yesu asonzeye kumva mu matwi ye ijambo ubwira abasinzi, ubabwira ngo hari Yesu mara inyota, hari Yesu mara inyota. Yesu ufite amazi amara inyota kuruta ya byeri na mitsingi na henikeni na henesi na marikeri tasabiri na za zindi zose wongereho iz'abantu banywa ntamenyereye ntazi ko ntago nzi amoko y'amayoga. Nagiriwe ubuntu Yesu antabara kare ntarazimu. Yesu asonzeye mu matwi ye, asonzeye kumva uvuga, kumva uhamya. Anenosikaide ori halebrais. Yesu asonzeye kukubona uri umuhamya udaterwa hundi, uri umuhamya umuhamya abantu bareba naho batareba. Asonzeye kukubona uri kumuhamya udafite support y'abantu, atari ngombwa kuri mu gihiriri, ahubwo uri wenyine uvuga ngo shingiye ko nabanye nawe, shingiye ko wangiriye neza, shingiye ku mahoro wampa, shingiye ku mbaraga zawe. No la digue refosetode anyway, nshingiye kuri ibyo byose. Uri umwami wanjye, uri umutabazi wanjye. Hanyuma arasonze ashonje ngo aba yitegereje umutini iruhande rw'inzira, akiwubona arawegera, ariko ngo asanga utariho imbuto, ngo keretse ibibabi gusa, keretse ibibabi. ngo abona urashisha uratoshye, ariko abuburamo imbuto. Abantu baratoshye iyo bavuga amasezerano yabo n'Imana uba wumva batoshye. Iyo bavuga ukuntu Imana yabakijije inzara, iyo bavuga ukuntu Imana yabarokoye akaga n'amakuba, iyo bavuga ukuntu mu ntambara no mu bibazo Imana yahabaye, iyo bavuga iyo bavuga ukuntu Imana yabahaye guheka, iyo bavuga impfu zikomeye Imana yabakijije, iyo bavuga ukuntu Imana yabakuye iwabo ikabageza mu mahanga ya kure, iyo bavuga ukuntu yabareze ari imfubyi, iyo bavuga ubuzima Imana yahinduye, uba wumva batoshye. Ariko hejuru yo gutoha kwawe ongeraho ko Yesu ari umwami, ongeraho gukiranuka. Ijambo ryarambwiye ngo umuntu wanjye nafata ibishimwa akabikura mu bigawa azaba nk'akanwa k'Uwiteka. Reka nkubwire mwene data, hejuru y'urugendo wagendanyemo n'Imana, ntabwo ari uko iwanyu bari bazi kujya guterekera, ntabwo ari uko iwanyu bari bazi gushaka abapfumu no gushaka intsinzi, ntabwo ari uko bari uzi kwirukanka, ntabwo ari uko bari bazi gushaka intsinzi, ntabwo ari uko wari ufite abavugizi benshi, ahubwo ni uko Imana yari igufiteho umugambi. Umugambi w'Imana wakurokoye akaga n'amakuba. Wari ukwiye kuvuga Yesu neza, wari ukwiye kubwira Imana ngo naha ngeze ni wowe. Sigaho witohera mu byaha, witohera mu ntege nke, wigaragara nk'utoshye udafite ibihamya, wigaragara nk'utoshye Imana yawe iri guseba. Witoha utubaha Imana, tohana na Yesu, tohana n'agakiza, tohana n'amaboko yabigufashijemo, tohana n'imbaraga zikugejeje aho ugeze. Toha nibyo kora akazi, ariko hamya Yesu. Ni kumuririmbyi yavuze ngo nutumbira Yesu uzaba nkawe, bose bazamenya kubana nawe. Dine moreketita ne masako de gene meni ya tasirifaide horia bareka ubugome bitabe Yesu.
abantu bazamenya kubana nawe bareka ubugome. Ni ukubera icyo uturanye n'abantu bafite ubugome kandi uri umwambasaderi mwiza wa Yesu. Ni ukubera icyo ugendana n'ikigare gikora ibyaha ntubahamirize yuko badakwiye kugengwa n'izo ngeso mbi. Kubera icyo wemera ukicara ahantu bakavuga nabi bakagambana nawe ukabyemera, Yesu wawe azaguhembera iki? Azagushimira iki? Hari umuririmbyi wavuze ngo hari impamvu Imana izatwibuka nuko twakoze neza. Buri munsi tudacogora, buri munsi tudacogora, buri munsi tudacogora. Sharaze minigome resita done menima. Imana ishimwe cyane. Ndumva nakubwira ngo hindura uburyo. Imana ntabwo izakurindira yuko umeze gutyo. Oya, ntabwo izakurindira yuko utwaye amasezerano menshi muri agenda. Oya, ntabwo izakurindira yuko uresha gutyo cyangwa uri inzobe cyangwa uri igikara. No, ntabwo izakurindira yuko ufite imiryango ikomeye. Oya, ntabwo izakurindira yuko wigeze kuyimenya ukabivamo. Oya, ntabwo izakurindira yuko watuye amaturo menshi. Oya, Imana izakurindira yuko ufite umugambi wo gukiranuka no ku munota wa nyuma no mu makuba akomeye no mu ntambara zigoranye, yuko Imana yawe ukihamya ko ari Imana. Tugiye kuburanira kino giti, tugiye kukiburanira. Iki giti tugiye kukiburanira. Iki giti, ijambo rya mbere ngo cyari kiri ku nzira. Ngiye kukubwira icyo cyazize. Ku nzira ahantu abantu bose banyura. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo wafata umusekirite urwaye urembye ngo ujye kumuhagarika ku nzira aho abantu binjira ngo abasake kandi arwara iserera akitura hasi. Ntabwo byakunda. Wamubwira ngo nguhaye ropa, ahubwo ugashaka mu mubare w'abasekirite barenze umwe ufite ukarebamo washobora guhagarara muri ka kazi. Iki giti nacyo rero mbibutse ko nubwo cyitwa umutini ntabwo ari izina cyisangije cyonyine. Hari n'ibindi biti by'umutini bitari biri ku nzira, byari biri mu ishyamba hirya iyo ngiyo. Byo ntabwo byavumwe kubera ko bitari mu nzira, kubera ko bitari ku nzira aho byahawe. Kiriya cyo cyakiriwe ku nzira rero kugira ngo kijye kiramira abagenzi. Mbibutse ijambo rivuga ngo mwere imbuto ariko zigumeho. Niba mwarabonye hari ibiti byera ariko ntibihundure burundu, wakireba n'umuzubu ukakibonaho imbuto. Niyo kiriho uruyange haba hariho imiteja, hariho n'ibikuze, ku buryo igihe cyacyo cyose ukibonaho imbuto. Ngicyo rero igiti Yesu yashakaga ko kiba ku nzira. Ngicyo igiti Yesu yashakaga ko kiba ku muhanda. Ijambo ryavuze ngo mwere imbuto zigumeho. None iki cyo gifite ijambo ngo rwose ngo ntabwo ari igihe cyo kwera kw'imitini, ngo rwose ngo kigiye kuvuga ubutumwa biragoye, ngo rwose ngo ibintu by'Imana ngo byabayemo ibibazo, ngo rwose ngo uburyo bwo kwigisha ngo buragoranye, ngo rwose ngo ibi bintu kubibamo no kutabibamo byose kimwe, ngo rwose ngo twahuye n'abantu baradutuburira, ngo rwose ngo abantu baradusuzuguye batwita amazina nayo tutariyo, ngo kandi turi abakozi b'Imana. Ngo none rero ngo nawe urabyumva ngo si igihe cyo kuvuga ubutumwa, ngo n'abakristo ba none barahindutse, ngo si igihe cyo kwera imbuto, ngo n'ubu dushatse ngo abantu ba none ngo barahindutse. Ugiye guhura n'akaga. Reka nkubwire, ugiye guhura n'akaga. Nyir'umutini dezike dola betandoma, nyir'umutini sini wizi minibayiti tokorengenemeria yemeye yuko ujya ku nzira holosereboria wasikaderori enema, kuko yarazi yuko uzagira umumaro. Mwere imbuto kandi zigumeho. Imbuto zigumaho, imbuto zigumaho. Ngiki ikibazo rero, igiti kiri ku nzira ngo arebe imbuto arazibura, aba arakivumye, arakibwira turakora iki kuri iyi nzira. Mbibutse ko iyi mitini indi yari iri mu ishyamba batayikozeho, ntawigeze ayivuma. Ariko uyu mutini impamvu uvumwe ni ukubera ko uri ku nzira, wari uhawe inshingano yo kuramira abagenzi bose banyuze ku nzira. None wigize umutini ushaka kuba ku
ku nzira, urashaka kwitendeka muri korari ariko ntabwo ashaka kwera. Reka da, nta mbuto. None se uri gukora iki muri korari niba nta mbuto? Vamo, genda, ntacyo umaze, ntacyo uri kumarira umurimo w'Imana. Urashaka kwitendeka mu kidiyakoni, uri umudiyakoni ariko nta mbuto. Urashaka kwitendeka ushaka kwitendeka mu kidiyakoni, urashaka kwitendeka mu banyamasengesho, urashaka kwitendeka mu banyempano, urashaka kwitendeka mu bashumba, urashaka kwitendeka mu by'abarokore nyamara ugaragara nk'aho utari umurokore. aha hantu kuherera imbuto nibikunanira, nutahava ntabwo uri buhabonera amahoro. Iki giti kuri iyi nzira niba kidashoboye kwera imbuto kugira ngo kiramire abagenzi, abahanyura mu gitondo, abahanyura saa 4, abahanyura saa 6, abahanyura nimugoroba, abahanyura mu gicuku, nikitera imbuto ngo cyitoze kwera imbuto kandi zigumaho, nta kabuza ntago kiri bugubwe neza kuri iyi nzira, kuko nyir'umutini arabizi neza ko imitini igira igihe cyo kwera. Ariko nubwo igira igihe cyo kwera igihe kitari cyo kwera, ntabwo ari season koko. Ariko mbibutse ko ibiti byose ntabwo byerera muri season imwe. Mwibutse ko hari avoka yera igahorana uruyange, igahorana imiteja, igahorana izeze. Ntabwo nyir'umutini yawushyira ku muryango ngo awushyire ku muhanda, awushyire ku nzira, aho ugomba kuramira udafite ubushobozi bwo kubikora. Niba utabizi kubikorera, shinguka uveho, naho ubundi ntabwo biri bukunde. Vaho. Niyo mpamvu bati toka wa mutini udashobora kwera. Toka vamo, va mu nzira wa mutini udashobora kwera. Ntuza kuvuga ngo ndatukanye. Reka da, ntabwo ari ugutukana, ndimo nkompleta ijambo ry'Imana. Imana idufashe, Imana idutabara. Mbega umutini we, urimo wihumuriza ngo ntabwo ari igihe cyo kwera cy'imitini, ngo reka ngo n'iki gihe cya none ngo kiragoye, ngo reka ngo n'abakristo ba none ngo ntiboroshye, ngo reka ngo n'abakozi b'Imana ba none ngo ntiboroshye. Ayiwe, Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto. Jambo rya kabiri aravuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye. Jambo rya gatatu aravuga ngo uhera mu gihe cya Yohana umubatiza ukagera n'uyu munsi wa none ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Redire boretanoria, intwarane zibugishamo imbaraga. Imbaraga zawe zirakenewe muri urwo rugamba, imbaraga zawe zirakenewe kuri uwo muhamagaro, imbaraga zawe zirakenewe kuri uwo murimo. Oringe ni masemone takoze nema iva zakuwa tita. Ndakumva mwana, nudashyiramo imbaraga uri busigare mu basigara, nudashyiramo imbaraga urasigara mu bari bumwari, ariko nushyiramo imbaraga Uwiteka ari buhagarane nawe. Enese kasode ketia yavuze ijambo rikomeye cyane. Yewe wa mutini we, yewe wa mutini we, yewe wa mutini we wahagaze ku nzira, yewe wa mutini uri ku nzira ariko utera imbuto, yewe wa mutini uhagaze muri korari, yewe wa mutini uhagaze mu kidiyakoni, yewe wa mutini we wahawe ubwarimu, yewe wa mutini we, yewe wa mutini we w'umunyamasengesho, yewe wa mutini we wigize umuhanuzi w'ibinyoma, yewe wa mutini we wigize umunyamasengesho ugurisha amasengesho, yewe wa munyempano wigize umunyempano uzigurisha, yewe wa mutini we, yewe wa mutini we wigize umushumba uri hejuru kuruta Imana yaguhamagaye, yewe wa mutini we imbuto zawe niba zitabonetse reka nkubwire ngo ntabwo uhari, reka nkubwire ngo woweho nyir'umurima na aragusonzeye, ararapepotita aragusonzeye kandi ntari bwihangane. Sekoze n'ingeni Mario leta posengeri weri grehayi avaze kose kide done peri yamande kose kide done fone hemori greri heri fasi mande kude buni ya basi kide dove hehe. Ntabwo ari bwihangane rero, ntabwo ari bwihangane, ntabwo ari bwihangane. Senimasi kide vone estita zone beri yarasi, kandi ari kuvuga amagambo meza, arimo avuga amagambo meza namwumvishe, arimo avuga ijambo rya mbere yavuze ngo umva ndababwira ukuri yuko
mufite kwizera mudashidikanya mutakora iby'umutini gusa, ahubwo mwabwira n'uyu musozi muti shinguka utabwe mu nyanja. Ni ijambo ry'ubuhanuzi ku bantu bashaka kuba umutini muzima, abantu bemera kubabara bakababara nk'uko Imana ishaka. Abo ngabo bagiye guhabwa ubutware, bagiye guhabwa itegeko, bagiye guhabwa ubudahangarwa, bagiye kujya babwira ikintu ngo shinguka, gishinguke kuko ijuru rigiye gushyigikira abantu bayo. Imana reka mpanure neza, inama ijuru rigiye kuzivangura n'ihene. Nyir'umutini agiye kugaragaza umutini wa nyawo, ntama zigiye kuvangurwa n'ihene. Ibintu byo kwitiranya nguriya ngo se ngo menya yaracishije muri Nigeria, ariko se ngo ziriya ni iz'Imana. Iz'Imana zigiye kujya zigaragaza videzoreke sinima, iz'Imana zigiye kujya zigaragaza. Uvuga ngo muye n'umuntu w'Imana wuzuye umwuka wera, bitewe n'uko umubonye, bitewe n'uko agaragaye, bitewe n'ibyo Imana imukoresheje, bitewe kandi n'imbuto yeze. Naho ngaho bigiye gutandukanira. Ntago wahanura ngo unasambane, hoye. Ntago wahanura ngo unagambane, hoye. Ntago wahanura ngo nurangiza wibe, hoye. Ntabwo wahanura nerekoside gobeza nekosiko robreya. Imana irashaka ko uhagarara aho Imana igushaka. Igiye kubivangura rero, iraje ibigenze neza ibivangure. Nta kubyitiranya, nta muntu uri bukwitiranye, reka da. Iravangura intama mu ihene. Nimwagira kwizera ntabwo muzakora iby'umutini gusa, ahubwo muzabwira n'umusozi ngo shinguka. Ndagira ngo nkubwire ngo hari imisozi ikuri imbere igomba gushinguka. Hari imisozi, hari n'ibyigize imisozi nyamara atari. Hari ibyigize ko bishikura bikakwereka amenyo ko bizagushikura. Hari ibyakubwiye yuko dosiye yawe bifite, hari ibyakubwiye ko bigufiteho ijambo, hari ibyamanitse amatangazo yo kugukoza isoni. Ariko ndagutangariza ngo niba uri umutini muzima, nyirawo akaba ari uwuhingira we, repota. Imana ije kurengera inyungu zayo, ntacyo uzaba. Yewe Moridekayi we, Imana yawe izaza ntizaceceka. Hamani wagusongoreye urumambo, aribeshya ntacyo uzaba. Tuzaruhuka abagenzi, tuzaruhuka imiruho, azaduhanagura amarira yose n'igitutsi badututse. Hamani uriye uguhiga aza kugwa ku birenge. Imbaraga z'amasengesho Hamani narakazimenya. Igitabo cy'ubucurabwenge cy'imirimo narakakimenya. Hamani uriye uguhiga aza kugwa ku birenge. Turi abanyamugisha yemwe, turi abanyamugisha, ntabwo tuvumika. Turi ubwoko butuye ukwabwo, intare ya Yuda iri muri twe. Turi abanyamugisha yemwe, turi abanyamugisha, ntabwo tuvumika. Aye, turi ubwoko butuye ukwabwo, intare ya Yuda iri muri twe. Nagira ngo nkubwire ngo hari imisozi yawe iri bushimbuke itabwe mu nyanja. Hari imisozi ijuru riri bushingure, hari imisozi Imana iri bukubite hasi, hari imisozi iri buguhunge. Pozedore kofosebe ijabode kantonimenia. Hari imisozi igomba kukuva imbere, hari imisozi, hari imisozi igomba gushinguka. Nugira kwizera ntushidikanye, nugira kwizera ntushidikanye. Hari imisozi, hari imisozi bahimbye, hari imisozi karemano, hari imisozi baremye, hari imisozi baguteze, hari imisozi y'imitegano, hari imisozi bakuroze, hari imisozi bagutereje, hari imisozi bagutongereye, hari imisozi bohereye, hari imisozi. Ariko dobre nile sabiye nome gezima. Iyo misozi, iyo miyaga yose niwihagarika. Iyo avuze ngo tuza byose biramwumvira.
iyo miyaga yose niwe uyihagarika, iyo avuze ngo tuza byose biramwumvira, ibyo bibazo byawe niwe ubihagarika, iyo avuze ngo tuza byose biramwumvira, izo ntambara zawe niwe uzihagarika, iyo avuze ngo tuza byose biramwumvira, urwo rugamba rwawe rwo rukomeye cyane, iyo avuze ngo tuza byose biramwumvira, ubwo burwayi bwawe niwe wabushobora, iyo avuze ngo tuza byose biramwumvira, ayo madeni ufite niwe wayashobora, iyo avuze ngo tuza yose ararangira, ibyo bitera uterwa abo badayimoni, ibyo byohera ubona byose bakohe, izo nzobo zabo zose bacukuye, iyo avuze ngo tuza byose biramwumvira, iyo miyaga yose niwe uyihagarika, iyo avuze ngo tuza byose biramwumvira, iyo avuze ngo tuza byose biramwumvira, iyo avuze ngo tuza byose biramwumvira, iyo avuze ngo tuza biramwumvira. Ni ijambo rimwe rero rikubwira ngo witerwe ubwoba n'ibihe urimo, ahubwo irashaka kuba umutini wera, ukagira imbuto aho abantu bareba nabo batareba, ariko wowe urashaka kwishyuza Imana kandi nawe inshingano yabaye zarakunaniye. Uri bubikore gute kutari bubibasha? Ntabwo Imana iyobowe yuko umutima wawe wabaye ukundi, ntabwo Imana iyobowe aho uhagaze. Ni ijambo rimwe rivuze ngo aho uparitse irahaza, ahantu uparitse niba ari mu gukiranuka irabizi, niba ari mu ntege nke irabizi, niba aho uparitse irahazi, irahazi pe, mubwize ukuri Imana irahazi. None rero nicyo uri bukore, nicyo uri bukore. None maso yanjye nawe matwi, ingeso wa mubi yanyanduje, zashaka kubyuka zirimbura uzicepe, more nihariwe n'ibya Yesu, kandi iyo nibutse ibya Yesu uko yagiriwe bamubamba, binyibutse ibyaha we nta kibi yakoze, ninjyewe yazize n'umukiza. None icyo ngusaba mwami Yesu, ingeso wa mubi yanyanduje, zashaka kubyuka zirimbura uzicepe, more nihariwe n'ibya Yesu, zashaka kubyuka zirimbura uzicepe, more nihariwe n'ibya Yesu. None maso yanjye nawe matwi, nawe munwa wanjye mubiri we, mwese mushimishe uwankuye ku ngoyi, ibyaremwe byose tumushime, mwese mushimishe uwankuye ku ngoyi, ibyaremwe byose bimushime. Imana irashaka kubana nawe, Imana irashaka kubohora ubuzima bwawe, Imana irashaka kuguhagararaho, Imana irashaka kuguha ikimenyetso, irashaka kuguhindura ikimenyetso kigirwaho impaka, irashaka kuguhindura itabaza, irashaka kuguha ibihamya bigendanwa, irashaka kuguha ibihamya biguhamya utarivuga wowe
shedike de reberiya rasirebore. Ni ijambo rimwe rivuga ngo gusa ukwiye kugira umumaro mu gihe cyawe. Ijambo rya kabiri ukazamura kwizera. Ijambo rya gatatu ukinjira mu butware butegeka, ugashinguza iyo misozi. Iyo misozi ituma udasenga, iyo misozi ikubuza gusinzira, iyo misozi ituma utumva Imana, iyo misozi Uwiteka arakubwiye ngo arashaka kuyimaraho. Bezini menigoria sinimase bobe tangore beria Messi kapia avide zo de kansona taya sibini fonema de pansima iyo misozi arashaka kuyimaraho kandi yavuze ngo icyo muzasaba cyose mwizeye muzagihabwa. Ibicandi byo muzasaba byose mwizeye muzabihabwa byose, ntabwo ari bike, muzabihabwa byose. Zemola kitanoma. Ndagira ngo sengane nawe, ndagira ngo duhendahende Imana, ubwire Imana ngo mbabarira, nabaye umunyamumaro muke, nabuze umumaro, n'imitsi intege nke, n'imitsinda. Abantu barashaka ko Imana ibavuga neza, bahura n'abantu b'Imana babwira icyo Imana ibavugaho, ariko bo iby'Imana yabashinze ntibabikora. Imana yavuze ngo jya ufata umwanya uze wiherane nayo, usengane nayo, ukorane nayo, uyibwire. Iso umenya ibyiherereye azakugirira neza. Ariko bantu umwanya wo kwiherana n'Imana barawugwatirije. Arakubwira ati genda uyimbwirire, usibye ko we na ngewe nayikubwirira turi kumwe, ariko kuntuma ntago nabyemera. Oya, nayikubwirira turi kumwe, ariko kungira umuyede wawe ukigira muri gahunda zawe, ntushake ngo dufatikanye. Kandi Imana yaravuze ko umwenda wari ukingirira hera wari utabutse mu kabiri. Nge ntago mbyemera, atari ukubera yuko naguha iyo nkunga, ahubwo ari ukugira ngo nawe ubwawe wisengere. Ibyo bintu nibyo biri no gutuma mugenda mugirana ibibazo n'abakozi b'Imana, kubera yuko ushaka ngo agusengere akugire ku misozi yagize ibibazo. Sinzi aho basigaye bakugira noneho, simbizi, menya basigaye babivugira mu ndege cyangwa muri kwasiteri. Ku misozi byaragoranye, sinzi ahantu usigaye noneho ubabwira ngo bakugire. Ariko ndagira ngo nkubwira ngo hindura ibyo bintu. Uwo ni umuco umeze nko kuraguza. Niba uri umuntu w'Imana, emera Imana mukorane, kubera icyo ushaka kubusana n'Imana. Impamvu kandi utajya wemera yuko n'ibyawe wasengewe cyangwa wasengeye ari ukuri, nuko nawe wiceka amabinga. Impamvu ya mbere, umubyeyi wese iyo umwana amubwiye ikibazo, umwana ariryamira agasinzira akizera ko umubyeyi we ari bukemure ibyo bibazo. Ariko wowe niba ubwira Imana kandi yitwa umubyeyi wawe, niba ubwira Imana kandi ukaba wizera ko Imana ari umubyeyi wawe, kuki utizera yuko iyo Mana yawe yakumvisha ngo uryame utekane? Ahubwo impamvu abantu bashyizeho igihe, izantabara mu kwezi gutaha, izantabara mu mwaka uyu nguyu, izantabara mu byumweru bingahe, igitangaza kirabaye. Ariko webwe kuri ibyo bintu ni wewe wabyishyiriyeho. Imana ntigeze iguhereza umunsi, ntabwo yigeze guhereza itariki, ntabwo yaguhereye amasaha. Ayo masaha niyo wayishyiriyeho. Rero nibidasohora uzatangira utabakozi b'Imana barambeshye. Ariko usibye ko warwanye iyo ntambara nabi, nawe ubwawe ntiwigeze umenya imikorere y'Imana. Imana ntabwo ikorera ku masaha n'iminota by'abantu. Imana ikora uko ishatse mu ngabo zo mu ijuru no mu isi, igakora ku isaha n'umunota byayo. Imana izi ubwenge, ntabwo ishobora kukubwira ngo ku cyumweru saa 8. Iyo ni gahunda yawe n'abantu, namwe ubwanyu zirabananira kandi mwazihaye. Imana rero si uko imeze. Yaravuze ngo ntabwo muzi umunsi cyangwa igihe. Ugomba gusenga ariko ukamenyera iyi kamere y'Imana iri mu bintu bitatu. Cyambere, Imana iceceka yumvishe ukagira ngo ni nahari, nyamara yabyumvishe. Kabiri, igenda gake kandi ibintu bicika. Icya gatatu, Imana ntiterwa ubwoba n'urusaku, ntiterwa ubwoba n'ibigutera ubwoba. Ibintu bigutera ubwoba ugahamuka ugatitira ukarwara mu nda, ntabwo Imana biyitera ikibazo, nuko iteye. Ndagira ngo dusengane, twinginge Imana, uyibwire ngo Uwiteka, ndashaka kuba umutini wera, ndashaka kwera imbuto zigumaho, ndashaka kugumana nawe, ndashaka kugendana nawe. Imana yambwiye ngo irashaka kuvuguruza ibyo abantu bamaze gushyiraho utudomo, igateraho kashe yayo,
ikavuguruza imigambi y'abana b'abantu. Ni ijambo rimwe rivuze ngo ibyo abantu batazi ko uzaba byo Imana igiye kubiguha nta n'undi mu biburanye, kuko Imana ishobora byose. Pile bori ya rakosenema. Imana ishimwe, Imana ishimwe, iri mu kazi kandi iri bukorane nawe, nta wundi iri bukorane nawe. Ndashima Imana igiye gukorana nawe. Ndagira ngo uvuge aya magambo mu Mwami Yesu. Guhera kuri iyi tariki hari ibintu nzinutswe, hari ibintu ntandukanye nabyo, ntandukanye n'ikigare kidasenga, ntandukanye n'ingeso z'abapagani, ingeso z'abanyegiputa, ntandukanye nazo, ingeso zinkururira mu byaha, mwuka wo kwirwanyira no guhemuka, kuba mu bigare bihemuka, kuba mu bigare bibi, kuba mu magambo adafite 12, gukora ibidakwiri, kwirengagiza ibikwiri, kunanirwa gukora, gutera imbuto, byose ndabihagaritse. N'izindi ngeso mbi ubimbabarire, kandi guhera uyu munsi wa none umbabarire, ungirire neza, umugisha, unkureho umuvumo w'abantu, uganze utegeke, ushingure iyo misozi, ushingure izo mbago z'abazima, ushingure ibyo bahashyize, ushingure ibyo byose, unkureho ibyasha byabo, unkureho ibyondo basize, unkureho amazina yabo, unkureho uko banyanduje kose, unkureho ubugome n'ubwami bwose bw'abazimu, unyubakemo ubudahangarwa, unyubakemo ibihamya bishya, unyubakemo izina rishya, unyubakemo ubutabazi, unyubakemo kurwana ngatsinda, unirinde gutsindwa, unirinde kuneshwa, unirinde kugwa aho abandi baguye, unkomereze amaboko, umindure uw'umumaro, umindure uw'agaciro, unyigishe ibikwiri, umpagarike aho ushaka, ume kubana nawe mu izina rya Yesu, amen. Imana iduhana umugisha. Turi kumwe. Shalom shalom, ndabakunda. Yari Reverend Pasteur Moise. Turi kumwe. Imana iguha umugisha. Aho ukeneye ko tugufasha twagufasha, ubane natwe, tuzagufasha gusenga, tuzagufasha tuguha inama, wirorongotana kandi duhari. Imana yadusigiye umurimo kugira ngo tuwukore nkuko yaduhamagaye, kandi ntago tubigurisha. Dusengera abantu b'Imana bingana n'uko umwuka w'Imana duhaye, tudashizemo inyungu zacu bwite. Uhumure rero, Yesu waduhamagaye hari uko yagennye tuzabaho. Ibyo rero bituma dukorera Imana dushishikaye, tutitaye ku kindi kintu cyari cyo cyose. Ndagukangurira ko rero usengana natwe, ukareka kurangara. Turi kumwe. Iyi ni groupe utazamwariramo, iyi ni groupe utazaseberamo, iyi ni groupe tutazaguhana, tutazagutererana. Tuzakwereka Imana nyamana, tuyikubwire nawe, tukwigisha kuyibwirira, kugira ngo nawe waguke kandi ukure. Tuzagufasha gukura bingana n'uko umwuka yatuyoboye ndetse n'uko yaduhaye. Kandi uhumure, ibi ntabwo ari ukwitaka, ahubwo dufite ibimenyetso birenga kimwe by'uko Umwami Imana ari kumwe natwe. Imana ibaho umugisha rero. Turi kumwe, turabakunda, kandi tuzakomeza kubana namwe no kubasengera uko umwuka tuyoboye. Ibindi byose Yesu aduhana umugisha. Shalom shalom.